nayifashe nkaho ari nk'amahirwe ya kabiri Imana impaye kuko nagendaga nihana gupfa nta kibazo gupfa ndomwere nagendaga nihana gupfa nta kibazo gupfa ndomwere. Erega nta muntu uzi igihe cye, nk'uko amafi afatwa mu rushundura, nk'uko inyoni zifatwa mu mitego, uko niko natwe tumeze. Ayo ni amagambo y'umwami Salomo. Twese tuzapfa tumere nk'amazi amenetse, ariko Imana ntiyishimira ko tugenda dutyo. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 14:14. Urupfu ruraduhungabanya rukadutera akababaro. Kuvuga iyi nkuru bishobora kukwibutsa nawe uwo wabuze, agahinda kadafite uwagusubiza, amarira ndetse n'ibindi byinshi. Gusa hari ibyiringiro ku bemera iyobokamana ko hari ubundi buzima nyuma y'ubu buzima buzima. Ni inkuru y'akababaro ariko ikubiyemo ibigwi by'intwari. Ese waba warumvishe indirimbo nk'iyi? Iyi se wowe warayumvise? Niba wari uriho muri iki gihe, iyi ndirimbo nayo yaragushimishije. Bose niwe mwanzuro, ugukunda iteka niwo mwanzuro. Yari umuhanzi, umuhanga, ariko by'umwihariko witangiye gukora umuziki cyangwa se music production, gutunganya amajwi ndetse n'imiziki biherekeza indirimbo n'amagambo y'abahanzi batandukanye. Iyi ni imwe mu ndirimbo nawe yaririmbye ku giti cye. Iyi yayifatanyije n'undi mu producer wamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, hari Click. Tuzongera mu buzima nkabona intambwe zawe ngo nkubone mu buzima, agatoki ku kandi ngo twibuke mu buzima. Inkuru igira intangiriro. Mu ijoro rya tariki ya 27 Nyakanga 2023 nibwo inkuru y'incamugongo yatashye imitima y'abakunzi mu muzika nyarwanda ibi ku rupfu rwa Karamuka Yari wamenyekanye nka Junior multisystem. Umunyamuziki uri mu batunganyaga umuziki beza mu Rwanda rwagize yitabye Imana azize uburwayi aguye mu bitaro bya Nyarugenge. Yari amaze igihe kinini ahanganye n'uburwayi bwamibasiye nyuma yo gukora impanuka mu mwaka wa 2019 bikamuviramo gucikwa akaboko k'ibumoso. Karamuka Yari wamenyekanye nka Junior multisystem, gutunganya indirimbo ni umwuga atangiye akirangiza amashuri yisumbuye. Nyuma y'umwaka umwe atangiye gutunganya indirimbo mu buryo bw'amajwi, yari amaze kurambagizwa na F2K studio yari igezweho muri icyo gihe. Aha yahuriye na producer Click wanahamukuye amujyana muri Unlimited Record, ari naho yamusize yerekeza muri Leta Zunze za Amerika. Click uyu niwe nakubwiye ko ari imwe mu ndirimbo banakoranye bose baririmba we ndetse nawe, yari inshuti ye cyane. Tuzongera mu buzima nkabona intambwe zawe ngo nkubone. Junior multisystem yanyuze mu nzu zitunganya umuziki zirimo Bridge Record, Touch Record, Empire Record, Round Music ndetse n'izindi. Uretse zimwe mu ndirimbo nakumvishije ruguru, harimo nk'urudashoboka ya Butera Knowless, umfatiye runini ya Urban Boys, Shinkoni Zamba ya Fireman ndetse na Queen Cha, Fata ya Zizu Al Pacino, birarangiye ya Dream Boys ndetse n'indirimbo zamenyekanye cyane nka Ndacyariho Ndahumeka n'ubundi ya nyakwigendera Jay Polly. Nyuma yo gukora impanuka n'ubundi yakoreje kariyeri ye aho yakoraga muri studio ya Empire, bivugwa ko ari y'umuhanzikazi ndetse akaba umuraperi ukomeye cyane witwa Pasi. Banakoranye indirimbo zitandukanye nyuma y'uko n'ubundi agize ikibazo cy'ukuboko. Gusa nyuma yaho gato n'ubundi Junior yakomeje kugira ikibazo cy'ukuboko ndetse atangira kunanuka ku buryo bugaragara nk'uko bamwe bagiye babibona mu biganiro bitandukanye. Ndi ikibonke kinini cyane buryo benshi abanzi imbyibushye cyane iyo bambonye bagira ubwoba. So kwaranzonze cyane. Junior multisystem yaraherutse mu kugaragara mu mashusho y'indirimbo ya Zizu Al Pacino na King James bise Nkomeza, n'ubundi gakaba yarayigizemo uruhare n'ubundi mu kwikora. Igaruka ku butumwa bwo gusaba Imana imbaraga igihe umuntu yacitse intege. Ari kwimbere n'inyuma mwami narakubonaga. Inzira ya muntu n'ubundi ni uko isoza. Byarangiye Junior avuye mu mubiri.
Tariki ya 21 Gicurasi nibwo producer Junior multisystem aruka kugira icyo ashyira ku rukuta rwa Instagram. Ni ifoto irimo isomo rya Bibiliya, agaragara nk'uwicaye mu ntebe cyangwa ku gitanda arimo asoma Bibiliya. Iyi foto yari iherekejwe n'amagambo asaba Imana kumubera umuyobozi. Yagize ati: Roho Mutagatifu mbere umuyobozi. Mu ijoro rya tariki ya 27 Nyakanga 2023 nibwo inkuru y'incangugu yatashye imitima y'abakunzi ba muzika ibi ku rupfu rwa Karamoka Yari wamenyekanye nka Junior multisystem. Junior multisystem apfuye akiri muto dore ko yari afite imyaka 30 gusa. Mu magambo ye yegera iminsi ya nyuma y'ubuzima bwe yagiye agaragaza gukomera ndetse n'ibyishimo, kabane n'ubwo yari afite ibibazo ndetse n'uburibwe, ariko gukomera byamubera intwaro kugeza hashizemo umwuka kuri wa 27 Nyakanga 2023. Nta wavuga ibyiza ntagereranywa uyu mugabo akoreye umuziki nyarwanda, urwego yawugejejeho ndetse n'uburyo yawitangiye. Ibyiza bye ntagereranywa ntituzongera kubibona, ariko n'itafari yikomeye yubatse ku bigwi bya muzika nyarwanda. Inshuti n'abavandimwe mukomeze kwihangana, ibigwi niyo shusho mpamo y'intwari igiye, ariko isize inzibutso zikomeye mu mitima ya benshi. Imana imwakire mu bayo. Nayifashe nkaho ari nk'amahirwe ya kabiri Imana impaye, kuko nagendaga nihana gupfa nta kibazo, gupfa ndi umwere. Nyemerera umbwire ko tuzongera mu buzima, nkabona intambwe zawe ngo